Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Green Roots TV. Ni igitondo cyiza rero kuri mwe mwese wowe ubonye channel aribwo bwa mbere. Ndagushishikariza gukora subscribe niba ukunda amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Kuri uyu munsi rero tuzanye inkuru y'uko umuhanzi Roskana yamaze gutandukana na label yamureberaga inyungu ariyo 155am. Tugiye kugaruka ku byo Roskana azibukirwaho mu gihe yari amaze muri kampani ya 155am. Nyuma y'umwaka n'amezi abiri ari umwe mu bahanzi bashyigikirwa na 155am, Roskana yatangaje ko atandukanye burundu n'iyi nzu. Ashinja ubuyobozi bwayo kutubahiriza amasezerano bari baragiranye ku itariki ya mbere Ukuboza 2023. Amasezerano yamuhaga uburenganzira bwo gukorerwa ibikorwa bifatika mu muziki we. Mu mwaka n'igice yamaze mu Roskana yakozemo indirimbo ebyiri gusa arizo Sesa na Mami zonyine, mu gihe indirimbo Food twari yarakoze ariyo yabaye igitambo cyo kugira ngo yinjire muri iyi nzu ireberera inyungu z'abahanzi. Uyu musore ukiri muto avuga ko yasezeye iyi label kugira ngo ashyire ku murongo umuziki we ndetse awuhe umurongo ngenderwaho, dore ko n'umukire wa 155am yari amaze iminsi atangaje ko nawe agiye kwiyitaho nyuma yo gufasha benshi muri uyu muziki. Nyamara nubwo avuyemo nta bikorwa bifatika asize muri iyi nzu ku buryo n'abazaza nyuma bazajya babwirwa amateka ye. Roskana hari bimwe atazibagirwaho muri iyi nzu ya 155am. Muri byo twavuga inkundura y'indirimbo Food yo gusinyishwa mu buryo bw'ikiguzi. Ubwo indirimbo Food yajyaga hanze habaye inkundura y'uburyo Roskana yakoze indirimbo hanyuma akisunga Element ngo ayimukorere, nyamara Element agahita ayikunda akamusaba kuyijyamo. Bruce Melody nawe yaje kuyumva arayikunda ahita ayijyamo. Ubwo yari mu kiganiro n'Isibo TV, Roskana yarashimangiye ko iyi ndirimbo ari iye kuko ari we wateye intambwe ya mbere ajya kureba Element amusaba ko yayimukorera. Umusore yavuze ko ubwo bari muri studio iyi ndirimbo bayinogereje bashyiramo gitari ndetse na melody zatumye indirimbo iryoha kurushaho, cyane cyane mu gitero cya kabiri. Ikindi uyu Roskana atazibagirwaho ni uko yaguze alubumu ya Bruce Melody miliyoni 10. Ubwo yamurikiraga muri Kigali Universe album Colorful Generation, Bruce Melody yahise atangira kuyigurisha. Icyo gihe igurwa arenga miliyoni 25. Muri iryo joro yayimurikiyemo, Roskana wari mu bitabiriye ibi birori yaguze iyi album miliyoni 10. Aba ari nawe muntu yigura amafaranga menshi kurusha abandi, dore ko barimo Munyakazi Sadate yayiguze miliyoni 5, akaba ari nawe wa kabiri wayiguze amafaranga menshi. Izina rya Roskana ryamenyekanye muri 155am. Mbere yo kujya muri iyi label, Roskana ryari izina ritazwi n'abantu bose kugeza ubwo agiye kureba Element muri 155 ngo amukorere Food bikarangira ayikunze bagakorana akamamara atyo. Izina Roskana ryakomeje gutumbagira cyane abarizwa muri iyi label bigendanye n'amakuru yagendaga amuvugwaho buri munsi ndetse n'icyo gikundiro n'abantu yakuye kuri Element na Bruce Melody. Guhezwa mu bitaramo bikomeye kandi baririmbamo indirimbo ye. Ubwo hasozwaga iserukiramuco rya African Giant, Bruce Melody yageze hagati ahamagara Element ku rubyiniro baririmbana indirimbo yitwa Food. Nyuma yaho Roskana yaje gusobanura ko yagize izindi gahunda zatumye atabasha kuboneka kuko zari zifite inyungu, nyamara haza amakuru avuga ko atari yamenyeshejwe ko hari iyo gahunda yo kuririmbana nawe, ndetse ko mu bari babwiwe ko bajya mu gitaramo atarimo. Ikindi, kugaragaza ubunebwe mbere yo gukora. Nyuma yo gushyira hanze Food nubwo yabaye iya Element, Roskana yashyize hanze indirimbo ebyiri gusa nyuma yaho. Ni indirimbo zagiye hanze mu mwaka n'igice, bivuze ko ari indirimbo imwe mu mwaka.
iyo urebye ihangana umuziki w'u Rwanda ugezeho usanga atari ku rwego rwo guhatana cyane umuhanzi wifuza kubaka izina rigakomera mu Rwanda cyane ko yagaragaje ubunebwe mbere yo gukora. Nyuma yo kwisuzuma agasuzuma na 155am imufashije, Oscar yahisemo gutandukana n'iyi nzu hanyuma atangira urugendo rushya mu muziki, aho azaba yikorana cyangwa se agashaka ahandi ho kwerekeza. Ese Oscar azabasha gukomeza neza nta management imufasha? Tuzakomeza kubakurikiranira hafi uko bimeze kuri Green Roots TV. Ntucikwe n'amakuru yacu agezweho buri munsi, kanda like, share na subscribe niba ukunda amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye.